rwafashije abakozi b'umuryango w'abibumbye banyuze mu Rwanda. Ejo bageraga ku 1422 baje ni nayo amabisi abantu babonyeje cyane abavana hano baraye i Kigali hirya no hino mu mahoteli atandukanye gukora abakozi b'umuryango w'abibumbye. Guhera uyu munsi kugeza nko mu minsi 2, 3, 4 baratangira bafata indege ari abajya iwabo bitewe n'igihugu baturutsemo, ndetse nabo muri Kongo ni nabo benshi bashobora kujya i Kinshasa. Indege zirabatwara. Ibyo ngibyo birimo birakorwa, nta kibazo gihari. Inzego zibishinzwe biyobowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ifatanyije n'umuryango w'abibumbye barimo barabikoraho. Hanyuma rero hari n'abanyarwanda nabo ubwabo ejo abantu barabibonye bagenda bikanze amasasu. Birumvikana n'ibyo nahoze nkubwira, ntabwo wakumva isasu ngo ugume hamwe. Abantu barikanga, ndetse hari naho nigeze kubikubwira abantu bavuze bati muve muri kano gace cyangwa se mujye mu mazu. Mwabonye abana bigaga mu mashuri yegereye umupaka, rimwe amasasu yagwagayo bakavamo biruka bagahunga, ababyeyi bakaza kubatwara. Ubwo rero abavuye mu duce tumwe na tumwe, hari abagiye mu duce nka za Rutsiro, kavuga nk'abantu 30 bakavuga ati hano hari kugwa amasasu bakambuka mu karere kandi. Hari n'abagiye uko wakunda umuntu agahunga ameze nk'aho atazi yajya. Byageze nimugoroba abo bantu bose imirenge hano yose iraterana irabegera irabavugisha. Ubu nabo bari mu nkambi Kijote, ngira ngo bari 685. Ariko uyu munsi baraza kongera babaganirize. Urumva nk'uko twicaye hano siko ejo byari bimeze, ntibumva umutima uri hamwe, bongere basubire mu byabo. Uyu munsi kandi abo bana bose bavuye mu mashuri ntago basubiye kwiga, kugira ngo twese twashaka kureba ese uyu munsi bimeze bite, biragenda gute. Ikigaragara nuko no mu nama twaraye tugeranye twese hamwe twabaza ati uyu munsi turebe tunarebe mu mashuri niba nta masasu yaguyeyo hasukurwe, nabo ejo bazasubira ku ishuri.